waba warigeze ubona umuntu winjiye ku kazi umunsi wa mbere ariko akitwara mu buryo butangaje, cyangwa se nawe waba warakoze amakosa wagize ngo ni ibisanzwe? Umunsi wa mbere ku kazi ni ingenzi, ariko hari abawufata nabi bikabasigira amateka atazasibura. Reka turebe bimwe mu bintu biba bitangaje ku munsi wa mbere, cyangwa se binasekeje abantu bakora ku munsi wa mbere mu kazi. Ikintu cya mbere, kwambara ukarenza urugero. Buri muntu wese aba ashaka kugaragara neza ku munsi wa mbere ku kazi, ariko hari abarenza urugero ku buryo bagaragara nk'abagiye mu aho kujya ku kazi. Hano ndagira ngo tubyumve neza, dutange n'urugero. Ugasanga umuntu yaje yambaye kositimu yirabura cyangwa se y'umukara, ku zuba rikaze, ugasanga noneho ibyuya byagiye biramurenga. Undi ugasanga nawe yambaye inkweto nshya zifite urusaku ku buryo aho anyuze hose ugira ngo ni igikoko kinini kinyuze mu biro. Inama rero hano batanga, kwambara neza ni ingenzi, ariko ni byiza kumenya ibyo abandi bambara aho ugiye gukorera kugira ngo utitwara nabi. Ikintu cya kabiri gitangaje abantu bagiye ku kazi bwa mbere bakora ni ukwitiranya bosi cyangwa se umukoresha. Ugasanga uhuye na bosi kuko atambaye wenda birenze, atambaye ibintu bihenze, ukavuga uti uko biri kose uyu ntabwo ari we bosi wa hano, ukaba wanamusuzugura, bikakuviramo rero gutakaza akazi ku munsi wawe wa mbere. Urugero, hano hari abantu binjira mu kazi batazi bosi wabo, bagatangira kumwitwaraho nabi bibwira ko ari umukozi usanzwe. Urugero rufatika hano naguha ni uko umuntu ukabona yinjiye mu biro, akabona umugabo wicaye kuri mudasobwa, akamubwira ati bro, ushyizemo agafilime tube twirebera. Undi nawe akamubwira ati ndumva akazi utagakunda cyane, urashaka kukareka noneho? Undi akongera akamusubiza ati uyu mugabo nawe azi gutera urwenya cyane, ubonye yaba ari we bosi wa hano ibintu byari kuba byiza. Noneho hano baduha inama ivuga ngo iyo utazi umuntu ni byiza kwitonda mbere yo kumwitwaraho uko ubonye kose. Ikintu cya gatatu abantu bagiye ku kazi bwa mbere bakora ku munsi wa mbere gitangaje ni ukwerekana ko uri umuhanga cyane. Bamwe binjira ku kazi bumva ko ari bo bazi byose kurusha abandi. Ku munsi wa mbere bahita batangira gutanga inama no gusaba impinduka. Urugero, umuntu winjiye akareba uko abandi bakora, agahita avuga ati njyewe nize iki kintu, hari byinshi nabereka. Abakozi bakamureba bati reka tubanze tumwihanganire, ni umunsi wa mbere. Hano rero baduha inama igira iti umunsi wa mbere si igihe cyo kwigira umuhanga, ahubwo ni igihe cyo kwiga no kumenya uko abandi bakora. Reka rero nkubwire ikintu cya kane gitangaje abantu bakora ku kazi ku munsi wa mbere. Babaza ibibazo bitangaje. Abantu bamwe binjira ku kazi bagatangira kubaza ibibazo bidasanzwe, rimwe na rimwe bikabasebya. Urugero, umuntu akabaza ati interineti yaha muyikoresha ku buntu cyangwa murayigura? Undi ugenda mu biro akabaza ati n'iyi ntebe twicayeho murayigurisha? Undi nawe ati murampemba mu kwezi kwa mbere cyangwa tuzategereza? Inama hano rero baduha, ibibazo ni byiza, ariko ni byiza kubanza gutekereza mbere yo kubaza. Ikintu cya gatanu abantu baje ku kazi ku munsi wa mbere bakora gishekeje ni ukutubahiriza amabwiriza y'akazi. Hano aho umuntu yakorera hose haba hari uburyo ibintu bikorwa, ariko hari abaza batabimenye bagatangira gukora ibyo bishakiye. Urugero, umuntu winjiye akabona abandi bari gukorera ku meza yabo, ariko we agatangira gushaka uko yakwerekwaho bagurira igikoma. Undi mushya winjiye uwo munsi abandi bagikora, we ugasanga agiye hanze afashe pose wenyine. Undi nanone ukabona arabaza ati mwebwe mukunda ati kuki mudateganya amata cyangwa juice? Inama rero baduha hano nuko iyo ugeze ahantu hashya
ubanza ukamenya uko ibintu bikorwa aho kwihutira kubihindura. Ikintu cya gatandatu, abantu baje ku kazi bwa mbere bakora gitangaje, gusaba konji ku munsi wa mbere. Wenda ugasanga umuntu hashize nk'amasaha 2 yinjiye mu kazi, ariko ukajya kumva aravuze ati bosi ejo nshobora kuba ntazaza. Bosi nawe akamureba ati ejo se saa kazi. Inama rero baduha hano, banza ukore bigaragare ko ushoboye mbere yo gusaba ibindi bintu. Ngira ngo rero hano turabyumvishe ibintu bigera kuri 6 bitangaje abantu bakora ku kazi ku munsi wa mbere, bimwe batabizi, ibindi ari ukwigiza nkana bigira abahanga cyane, ariko ntibikwiriye. Umwanzuro rero twafata, bagenzi banjye, umunsi wa mbere ku kazi ni ingenzi, ariko si byiza kuwufata nabi. Niba ushaka kugumana akazi kawe, wowe gira ubwitonzi, ubanze utekereze ku bibazo ugomba kubaza, wubahe umuntu wese usanze ku kazi, kuko ushobora gusuzugura umuntu mu kanya ugasanga niwe bosi waho ngaho bakubwiye ngo uriya niwe bosi waha, genda muvugane. Bityo rero uba ugomba kwitwararika, ndetse ugomba kumenya uko abandi bitwara aho ugiye gukora, ubundi Imana ikagufasha ukirinda gukora ikosa rishobora gutuma bagusimbuza mbere y'uko umenya naho umusarani uherereye. Ngayo nguko rero amakosa abantu baje ku kazi bwa mbere ku munsi wa mbere bakunze gukora. Rero ngira ngo turabyumvishe, tuzabyirinde aho tuzaba tugiye gusaba akazi hose, kugira ngo ibintu bizagende neza. Ciao ciao, ndabakunda.